Ndaza kumbabarira ijwi ryanjye kumva ko ryagiye. So I apologize first because of my voice. Mpagaze hano nshima Imana. I'm thankful to God. Nakabaye ndirimba but my voice. Actually, I was supposed to sing shortly, but I have a challenge of a voice. Ariko nibiza kushobora ndaza kwikora. But when the voice aroused, I will do it. Indirimbo it's nakantu gatoje nagari ibintu. It's just a chorus of one song. Etse gukomera kwawe nanje Mana nzahora ngushima. Etse gukomera kwawe nanje Mana ngushima. Wanyeretse ukuboko kwawe nanje Mana nzahora nkurata. Wanyeretse gukomera kwawe nanje Mana ngushima. Wanyeretse gukora kwawe nanje Mana nzahora nkurata. Wanyeretse gukomera kwawe nanje Mana. Mwakoze cyane. Thank you very much. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi I will not speak much kuko uko turi hano twese uhereye ku igihe wavukiye kugeza ubu ngubu ushobora kuba ufite a lot of things yo kuba washima Imana, because all of us since our birth up to now we have so many things to thank God. so rero mva ntabwo twabirondora. That's why we can't speak in detail. So muri ibyo byose ndabikubiriza hamwe byose. So I will be brief and mention all about my testimony. Kuko ni kenshi dusaba Imana ati Imana nukora ibi ngibi nzagushima. Many times we pray that we will testify after God works for us. Nitubikore And we fail to testify. Akenshi ibyo bikorwa n'urubyiruko nkatwe. Especially for us youth. Gusa nimbivuga nuko nanjye byambayeho akenshi nasabaga ikintu Imana nkagisaba buri munsi Imana ikabinkorera pe, but nka failinga kujya imbere y'ubwoko bwayo ngo magarara nishime Imana. So this happened to me many times. I prayed saying after God, if fulfill my prayer, I will stand in the front of the church to give the testimony, but it couldn't happen. So ubushize nibwo nasenze mbwira Imana ati uzame imbaraga zo kuba najya imbere y'ubwoko bwawe mpamirize ibyo wankoreye. But last time I prayed to God that He gives me the power to stand before His people testifying what He did for me. So ikintu nshimira Imana cya mbere nshimira Imana yuko nje gushima Imana mu rusengero aho mama korera umurimo w'Imana. Mama. First of all, I'm happy and thankful that I come to the church of my mom, where my mom gathers to give the testimony of God. You guys, mama wanjye mwaramutwaye. You have taken my mom actually. Reka mbabwize ukuri. So telling you the truth, twebwe dufite ahandi hantu dusengera. We have the other church. Ariko uyu muntu mureba hano, but ukuntu umukunda namwe muzakomeza umukunda. But the way I love her is the same love you owe her. Kubera yuko yarabihaye pesi nje kubesha. Because she offered herself to you. Yumvishe mvuga gushima Imana. And she heard from me saying that I will testify the works of God. Arambwira nese nuzaza gushimira iwacu. And she told me, aren't you coming to our church to give that testimony? Mbanza kumubwira oya. I answered firstly saying no. Ishimwe ryanjye nzaritura aho nsengera. And I answered saying that I will testify to my church. Ariko reka mbabwize ukuri, umubyeyi n'umuntu ukomeye mu buzima bwacu. But telling you the truth, you know, a parent is a great person in one's life.
ku bantu bakiba mufite rwose To those- ababyeyi those who are still have this chance of living with their parents. niyo mpamvu naje gushima Imana mu rusengero mama akoreramo umurimo wayo. So it made me to come to the church where my mom serves. Ni ukuri amasaha menshi ayamarira hano. Surely all her time is spent in this place. Arabizi umuhigo twari twarahize arawuzi. She knows the pledge we had. So mama je imbere y'iteraniro ryawe. So mom have come to the congregation kubyo yadukoreye nk'umuryango. to thank God of what he did for our family. Kubyo yankoreye kuva nyivuka kugeza ngejeje aya To magingo. what God did since my birth up to now. Byose amashimwe ari mu muhigo nari narahize ngomba guhigura nonangaha. So all are the pray. I mean, everything is kept somewhere to offer to God. So ntago nakomeza kuvuga byinshi gusa mama wanje nawe agomba kugica. I choose to not speak much to give the small remaining time to my mom. Esashimwe. Praise Jesus. Ntago nabura icyo mvuga kuri uyu munsi w'ibyishimo. So I can't miss something to say for this joyful time. Ntabwo nari nzi ko ndi buhagarare hano ariko kubw'umutima Imana yamuhaye. I didn't know that I would stand here, but because of the heart was given by God. Nanjye bitumye mpagarara hano kugira ngo nshime Imana. It makes me to also stand here to thank God. N'umukobwa wanjye bamwita NZAMUKOSHA Eriza. She's my daughter. She's called NZAMUKOSHA Eriza. Nkuko yabivuze rero ni kenshi mbabwiriza ubutumwa bwiza. As she has said, many times I preach the gospel to them. Icyifuzo cye ibyo yifuzaga nk'umuryango twese ariko cyane cyane we atuzagisengere. So she gave me a wish, a prayer request so that I can pray for her. Bakunda rero kumbwira ko mu bakore y'abantwaye. So they sometimes say the Koreans have taken you already. Nanjye naramubwiye nti Imana nasanze mu bakoreya. And I answered that the God I met together with those Koreans is amazing. Izabikora ndayizeye. Imana twizera izabikora kandi niko kuri. And this God we believe will fulfill your prayer, and that's the truth. Irabikora rero. And God also Amen. fulfilled the prayer. Imana dusenga irakomeye. And God we believe, the God we pray is great. Gusa ntabwo mvuga byinshi kuko uyu munsi yarawuteguye. Cyo nshimye Imana ndashima ko yamuhaye umutima kandi kamuha agakiza. So I will not talk much, and God prepared her, and I thank God that He saved her as well. Sinshidikanya ko iyitamuha agakiza ko we nkawe aba yarafashe umwanzuro wo kuvuga ngo aje hano. I don't doubt that this is because of the salvation she received from the preaching. Amaze kunyemerera rero ko ambwiye ati nzaza gushima iwanyu mu rusengero. So and after she agreed that the testimony will be delivered to my church. Naramubajije ariko nubwo uzaza gushima wakiriye agakiza urashima ko wakiriye agakiza cyangwa urashima ko wakiriye ibyo wifuzaga. So I quickly asked, are you coming because you received the salvation, but by the fact that you received the answer of God for your prayer? Yarambwiye ati icyame ndashima ko nakiriye agakiza. She said, first of all, I'm thankful that I received the salvation. Ati maze kwakira agakiza nizeye ko n'ibindi byose yabimpereye ubuntu. And after receiving salvation, I received also this faith that God will give me everything gracefully. Byaranejeje cyane rero ntabwo nanejejwe wenda n'imihigo yahize ko azayizana cyangwa iki, ariko nanejejwe nuko uko mbigisha uko mbabwiriza akenshi ntibabona umwanya agataha mujura akamuha izo mpamvu ko ataboneka, ariko nanejejwe nuko byibuza yumvise ijambo mbabwiriza rikamuha umutima wo kuba yaza hano imbere y'ubwoko bw'Imana nkuko yabivuze ariho imbere y'iteraniro
So I don't Gushima care Imana. much about the pledges and the way she fulfills the pledges, but the fact that she confessed that she received the word that I always preach to them. Ntatwaye umwanya rero reka nsoreze ahangaha nanjye nzafata umwanya wanjye nawuteguye. So I will speak up to you and I will come by myself. Noneho nshime birambuye mbabwira wenda nibyo twashimiraga ibyo ari byo. Murakoze. To testify furthermore and even explaining what was the prayer request. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you very much. May God bless you.